birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Umwanya birashoboka, iwawe birashoboka. Iyo Yesu ategetse, byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Twese tuvuge ngo byose birashoboka. icyo dukeneye gusa n'itegeko ry'Imana. Yesu nategeka biraza kumwumvira. Usabe Yesu azareba. Usabe akoherereze itegeko. Ubuzima tubayemo ubwo tuvuyemo bwose n'itegeko rya Yesu. Hari abantu bategetse ariko n'ibyo Yesu yategeka. Haleluya. Dusomye inkuru z'umugabo witwa Yeremiya. Uyu Yeremiya barategetse ibikomangoma n'abami bamuhuriraho nuko wera yambwiye ko nasuye abantu bafite ibintu byabakoraniyeho giteze kubabona mukorwa n'isoni ariko Imana ibategereje kugira ngo ibaramize. Bibiliya yambwiye ukuntu Yeremiya n'ibikomangoma n'abami bamukoraniyeho baramusabiriza baravuga bati agomba gupfa kuko aroshya abantu ibintu byose avuga byose n'ibica abantu intege nta kintu kizima akora nta kintu kizima avuga. Baramuteranya muzi ko dufite abantu bajya baduteranya ngo kugira ngo cyakora reka babwira umuntu uguteranya aragukereza ariko ntashaka kuvuriza mu mugambi w'Imana. Ukuri kose baragukereza ntugerera aho ugomba kugerera igihe ariko umugambi w'Imana Imana ize kuwurinda. Imana ishimwe cyane. Twasomye Bibiliya itwereka ko muri iki gihe cya Yeremiya ntago cyari igihe kimworoheye. Amaboko yari amusabye yari amufiteho ubushobozi kandi yari afite uburenganzira kugeza ubwo bajya n'imbere y'umwami umwami akavuga ati nabasha kubima iki ni mu mwakire. Ariko Imana ishimwe nasomye ijambo ndanezerwa cyane. Imana ihimbazwe cyane. Iragenda ijya mu rwobo Nehemiya atarajya mibanzamo
ikamya amazi isigazamo ibyondo kuko yararebaga akavuga ati aya mazi nayamira kabiri gatatu arapfa ariko ibyondo arasaya ntacyaba ndashima Imana ko ibintu twahuye nabyo bisa n'ibyondo ariko iyo amazi tuba twararengewe twarapfuye Uwiteka himbazwa utaradutanze ku muhigo turakize tuvuye mu itorero ry'Imana haleluya Imana ikoresha uko ishoboye imubanziriza mu cyobo ganizwa nino jambo nabwiwe ngo nubwo ubona nta kimana yakoze ariko yakoze ibintu biremereye kwa mugwabe burya nuko ari ibyondo iyo biba amazi wararangiye ariko Imana ishimwe ko yagiye igakamya amazi asigaza ibyondo baragiye baramufata baramuboha kandi mbibutse nubwo tujya twizera tukabanga batuboshye nibo bazaratubohora Imana ishobora gukoresha n'andi maboko atariwe icyo dupfa nuko gusa Imana iza gutegeka icyo dupfa nuko gusa tuza kubona ineza y'Imana aho bica si hatureba haleluya Imana yambujije kujya ndeba ngo ngiye biracahari ngo ngiye biracahari Imana ica hishaka yewe murambabara rimwe na rimwe njyana ntekereza ko ariho biranyura uyu mwaka utangira nge nahamagawe n'umuntu arambye ati mama Fabrice nje kuguha akazi muri ibyo bintu byawe ubamo kandi ngomba kuguha akazi aranakamanukura aranaza yuruka indege yari yava mu Budage aza kundeba turabonana niteguye kwakira amadolari kamabwira Imana ijya kuguha hari ibintu bijya biza bisa n'iby'Imana ijya kuba reka atari byo nubibona ntuzatagangara nabonye ibintu biremereye ku buryo abantu ntari umwizero ukuze uyu munsi Imana aratutse Imana nuko Abisirayeli bigeze kugera mu gihe cyo gutuka Imana ngo bazengurutse gusa ngo bazengurutse bacikiza igihugu cya Edomu ngo barayituka Imana nayo irababara ngibona bibagiwe imitsima bibagirwa ibintu Imana yakoze Imana ibohereza inzoka z'ubusabwe nabugira ngo n'ubu dufite abantu bajya bibagirwa ibintu Imana yakoze hashize bikabatera kwitukira ahantu ariko nujye ushaka kwambara imbaraga ujye uzibukira mu by'Imana yakoze hashize kandi nubwo ibya none byaba bidahari ariko ibyahashize turabifite mu izina rya Yesu amen amen kuri kose Mana ndakubwiza ukuri ndi imbere y'Imana n'Imana nayo ubwayo ntabwo nayishinza ko ari Imana idatanga amafaranga ntabwo nabishinza twararibibonye nge n'uyu mugabo umunsi umwe dufata miliyoni y'amafaranga ubundi tugafata 5 zidahawe na bene wacu tudahawe tujya dufata amafaranga Imana igigira kikaduha amafaranga niyo mpamvu twizeye itaje ijambo umushumba wacu duhanuriye hano ejo ahantu narindi umugore yankuye kuri yaramfasha maze kubwiriza nkura ku ruhimba njyana mu gikari Imana yacu ni nziza arambye ati nukuri kose ntabwo hariya nabaye mpagukize kugira ngo ubutuje ariko ngiye kugwitaje wansabye ibyumba 9 narabibabwiye namwe ubushize nari ndi kumwe n'abadamu 4 nanjye ndi wa 5 mbayoboye twarazezenye ntabyo kurya ntabyo bamagira amata papa fa barabaza tuzezenge dushonje umugabo yarantaye nikorera ako kagurupe k'abagore b'inzezenge nabiyegeza ngani muze duhendahenda Imana turi ko yatugwa neza igihe kimwe rero irabyemera tugira ati nzabagwa neza haleluya tugira ati munsabe icyo mushaka kandi kuko byari binyuze mari ngewe narabaretse kugira bose babanze basaba witwa magira amatati Imana we ataho wama hose niyo bamunyengereza iki gihugu ariko kamahano ndyamisha abantu ati kandi tiniyo wayima nkayitaha itarimo amadirishya irimo ibikarito ati nayijyamo abarayibwi ujye witonda ubundi ni wihano ugisaba neza kuri hano ugasaba ubutse ariko ese n'uko atari uzabyiha wasabye ibishyitse byibura bikazanatinda ariko bikazaza bishyitse witwa mama Shema umutware wanjye aramuzi aravuga ati Imana we niyo yaba mu ntaro batuye mu by'Imana mama agira amati iyo nzu yasabye Imana yimuhaye mu nzove niho twaje kwitaha byasabye ko dukora amasengesho muri iyo nzu kugira ngo Imana yikinge byaranze imyaka ibaye imyaka habamo ibikarita abana barwara malariya imibi kabasangamo aravuga ati mapapa we nasabye Imana nabi we Imana itamatirya n'ingure turagira turapfukama muri ibyo binogori turapfukama Mana y'ipavume Mana twari mukajya mu nsengesho y'ubuginga rwose mujye mumenye ko musaba ariko kuko bari bavuye imbere y'Imana barazezenge we urabona Imana nta n'ibirayi ufite urizera inzu Imana iteye ubwoba ariko ko nibwo bumana bwayo kwese mu kintu cyari kitugoye burya kurya ni kimwe ariko no kutagira vuba ni kimwe warya ibyo ubonye ariko ufite aho birira aho bikurundarundi bose basabye amazi ndi mu mama wundi twari turi kumwe arabwira Imana ati Imana ni ukuri ufite ahantu hatari na heza ariko urahafite uzamaho hatari heza ariko uhambe byaragiye gukubita hasi iyo ngiyo Bugesera hasi mu bikeri twagiye twose narazitashye ngiye nk'umukozi w'Imana narazitashye kandi Imana agiye zibaha mu gihe kimwe buri wese habamo akagahemwe ngo yayimuhaye tukajya kwitaho twese ko tungana nka groupe yabo bagore batanu hanyuma rero
yarayimuhaye hepfo muri Bugesera hasi naragiye ibiceri birarabisakuza buri ndamwisha nambwira ngaho baye ngosigara n'ibiceri bye bikuririmbira wabwimana ni hafi Imana yo mwijuru nuba nambye ati mama Fabrice ati Imana imbwira ko izagukura ari wowe wasabye twe nimukajye muyigondo je ni mpamvu nasabiye rimwe sibyo dufite abantu bafite amashato mo hano bakisabye n'izindi nge sinshaka kuzonya gusaba Imana inzu nayisabiye rimwe nahise nyibwanira yo Mana ngewe inzu binanyubinije ndagusaba inzu y'ibyumba 9 nasaba amasara 2 iyo hejuru niyo hasi iki gihugu cy'u Rwanda hazabaho amanegeka warabitubwiye watubwiye ko hazabaho amakaritsiye adatemerewe guturwamo uzahitereka mu cyerekezo yemewe guturwamo kandi mu mazu atazigera asengwa mu cyerekezo cyaho byemewe ni inzu yitwa etaje nitazava kuri uko yabimeze kose ari etaje nta nzu ya etaje bamanegeka cyangwa ipfa ubusa mu hantu hemewe ariko nayibwira ndabimanuka neza umva nayisabye ariko ngereka akajambo ariko kangoye naho watinda ariko uzambe bishyitse bagifashe n'Imana y'inyantegeye nk'umuhanuzi mu ndaryana bose rero narazitashye no kuri mutware wanje ni ngiye usigaye ndacyari mwaryaje ngo ni haho watinda ariko reka mbabwira ijambo rikomeye haleluya amen kubimbwira kwa gatanu kabisubiramo kwa gatandatu ndagiye mbabwira mu minsi mike muzaza kwitaha kandi kwizera kwazamutse kuko ndumva hari ibintu Imana igiye gukora haleluya ntabwo Imana ari umukinde n'ibikoresho by'akazi naribwiye nk'ubu nabwiye abantu ukuntu ndi kugenda na kontaki naturishije kontaki nimaranye umwaka ndayifite mwana mu isakoshi yanjye Imana yararivuze gusa ndagenda turayicurisha n'umutware wanjye tuyishyira mu nzu turagushimye kujya kuduha imodoka kandi uyu mwaka turayitunga mu izina rya Yesu haleluya ushingira ko atari muyombo uri kubwiye ntushingire ko ari umuntu uzafata bikoze ubikubwiye ujye ugenda ushaka ibihamya by'ibikeho sibyo niba ari inzu yakubwiye genda ukorepura inzu ukeneye Yesu ashimwe niba ari igishoro utangira urambagize niba ari no mu mujyi uzacururiza wumva amavuta ari mu mujyi ngwino ndiyo ngutembereza uvuga nzakora muri shike cyangwa muri downtown cyangwa mu isoko hose ndahazi dore niho nkorera ako bite byabo ntabwo nababwiye ko njya kurekura gataro nabanje kujya gutambagira umujyi asanga nanjye wambera abana bawubamo bavukiye ikintu nanjye navukiye ikintu wite ndabyakire ko nkubaye musa simurimo utirwana nawe nawe uraza kurwanaho Imana ivugana nawe ubundi gategeza ko wizera haleluya wizeye bihura nuko wizeye kuko kwizera nuko menya ibyiringiro kudashidikanya ko bizaba Yesu ashimwe nubwo Yeremiya yarafashwe bumiri agafatwa bugwata akajyanwa ariko hari imbaraga zari muri we hari wari uri muri we hari ibihamya by'uko yabanye n'Imana Bibiliya yavuze ngo baramufata bamujugunyamo wari kageze masanga misari ijuru ritangira kugenda ijuru ritangira kumuvuganira we ubwe yibire mu mwobo ndagushimira Imana turi imbere mwikirize ngo amen iri kugukorera umuvugizi wawe utazagera naho utari kugera wibereye hano usa nkaho uri mu byondo byinshi usa nkaho usayaguritse muri icyo cyobo wibuke ko icyobo nari waca aho ngo amenye ko harimo umuntu n'icyobo burya n'abantu baguta mu ishyamba abanyamasengesho kugenda n'abati twasanzemo umuntu ariko icyobo ni ikintu gipfundikiye ni ikintu umuntu wese atapfa gucaho hano ndetse baba barashize n'agatambaro kavuga ngo hano nta muntu wemerewe kuhagera hari icyobo ntawe ucya ariko Imana imenya ko Yeremiya ari Imana yambwiye ngo ubuzima urimo irabuzi icyo uyiceneyeho wicaye hano Imana irakiza icyatumye witegereje ukabugejeje amasaha Imana irakiza kandi icyo nikije guheraho bizina rya Yesu haleluya Yeremiya ntacyo mbabwire niyo bari kumunagira ibiryo mu byo hano harimo abantu niyo waha imyenda batashimwe hano harimo abantu badakeneye ibiryo uko barya birabahagije ko hari ubuzima bundi hari ibintu hari agasuzuguro kugira ngo turane n'abagore 9 mu gipangu aba ariwe ushinzwe gutunganya tuwarete hari ibintu bijyana nanjye nabayemo nabwiye Yesu ngo hari ibintu wankuriramo aba bagore uzuba mu gipangu cy'abagore bangahe nabaye mu gipangu cy'abagore 8 n'umugore wa 9 kandi umugabo yarantaye niho yababwiye ukuntu ajyaga nuragura amakara basinziriye nimugoroba bacana umwe atetse amafu ndatetse inyama ndatetse nanjye nkatogosa amazi abana bajya kabari bamwe mfite abana 3 umugabo yarantaye uzi gusorwa mu nzu muganda rusanya hagati y'abagore 9 bateranye aho ngaho 8 bose batumye n'abagenzi babo murakore aho bakwitegeye aho ngaho n'isoni ni Imana ihagaze gutegereza Imana se shembite Imana yacu girirabe haleluya haleluya Imana ari bizi ko uyu munsi nzaguhumuriza kugenda k'umugabo harimo amakuba menshi gusonza kwambara ubusa ngende umugore wambaye ubusa reka nambare nimugiye nambaye ubusa
iyo ngiye kuva mu rugo ndabanza nkabyitonda mani narambaye ubusa mbi ikimenyetso kikirwa imeka muri korali twambara ubusore abaririmbyi muririmba Imana ibaha imyenda niba ari abantu basekana ni muri korali siko banyise izina banyita Mitsira rega na pipa 35 n'umuhuriye akama ikintu kigwa ku rutugu namba gusa none kiri ndasonza kubera ibiro byo 35 byari by'inzara uyu mureba nituye mu rusengero kubera inzara mu rubono itorero rya mugabo yarantaye ibiryo byarashize natinjyane hantu naho uko manzi basanga byashize n'inshuti zawe zimeze nk'imwe ariko Mana Imana iguhuze n'umuntu mu izina ryawe Mana wewe bagenda kwishimira Imana iguhuze n'umuntu kugira ngo ube warawereye n'inshuti zawe zose zarawereye ndetse mu mama izo nshuti nari mfite mama gira amata niwe twari dufite mama twaga magira amata niwe najyaga niruduka amambiri n'agatenge areta kudukanzu twacitse tumeze ukuntu ariko nkaba umunyabwenge nta muntu uva mu kigeza adatiye ariko natero umenya no gutera abagore bibabaho rwose byambayeho ajya niramamagira amata dukamambiri nkamutira agatenge ariko simuremereza cyane avamwe vuga butumwa ndamusigira ibintu bye nkazamukana ibishwambagara byanje nigeze ndarana umwenda we cyangwa inkweto ze uyu munsi rero hari umuntu gutiza hari umuntu utira ukajya ngo byabaye ibyo ntuzaremereze mweneze kandi nanone ubishoboye ntiwaba nkanye kuko niyo mbwira abagore urumva nyoboye abagore ku itoro ryanjye niyo mbwira abagore namwe ubishoboye ntiwatira wajya ugenda uko ngukuri Imana ikagerera nayo ikagira isoni uko ibyiza nuko bireka ngerageza amahirwe ngira inshuti nziza twamagira amata yanizaga n'intaranga ariko wari wagutiza akavuga tukicaze neza cyangwa wamara kurenga yahita ahura na mugenzi we hariya bahura ngatambwe ati buriya yaraje kunira kara kenda nakanje kara gakanzu yambaye nakanje nibyo biryana kuruta uko wari kugenda umeze ubuzima buraryana imibereho n'ubuhamya ariko turashimira Yesu ujye udusanga muri ubwo buhamya ni mwisayo ni mu gusayagurika mu myobo ahantu hatagaragara bibaye mukabwibwe ariko Yesu aravuga ngo ndi kumwe namwe ni muhumure amen muhanga amaso haleluya amen Nehemiya Imana yamuvuganiye hatari menye ibyo birahuri muri ihangana mukabifungura napfuye ariko narabisengeye reka bimbeho najyaga mbona avuga butumwa babira abona barabwiriza bihanagura mu banini nyine ni 35 Mana numva kubwiriza nanye ndihanagura nzagushima nimufashe tuyishime una kuma 85 vuye kuri 35 ejo bundi umugabo wanjye amaze gukizwa yagiye muri tayari none akajya n'abamama n'abagabo babyibushye ne mu rusengero babamo abagore babyibushye n'abagabo babyibushye nyine muri mama waza abyina n'uwa papa nakajya nkuriya mu papa kamaze kugira ngo umugore wabyibuye kuriya wabigenje uti ati rero umugore uzajya umwaka ya cyane cyo nugura amata arimo amafuta umuhe ugure bya mayonnaise na margarine umuhe ariko reka mabwira ibyo byose wabirya bikanga akagenda akabigura akazana bya mayonnaise akazana bya margarine nkakubitira margarine mayonnaise igikombe cya mayonnaise nakibyaga iminsi 3 margarine agashyiraho umugati byinshi cyane umugabo mu gitondo akabyuka kampima agasani kwa kundi meza arapima gutya Mana reka niba ari umugore wambabajwe no kunanuka mbamo pe abantu bafite amasezerano ko muzabyibo nzakubyibusha haleluya muzabyibuha nari mfite igufa ryabikaga amazi nkashiduka ngeze mu rusengero muri korali nkiyafite ariko agira gutya nkayamena ntabwo bonye ko nabitsemo amazi nkayamena Umva 35 by'umugore ufite abana batatu numva ari ibiro banyita Mitsira rega narimenye hashize igihe muri korali banyita Mitsira rega mama Fabrice ikigezo ukura izina ryawe ntabwo byoroshye ariko ndashimira Imana hahandi nagwiriye wa rusengero nituraga mwagakubita abadayimoni nabwiye abana bagani nimujya munya gusenya abadayimoni nituye hasi mubanza mu making shock atarinza nge narabimenye mu bagore nyoboye cyo mbonye umuntu arerembuye agagaye ndabanza nkamenya niba atarinza maze nta kibazo kindi ufite wowe ntacyo nabona n'abadayimoni muri kumurika ariko niba ari ibiryo reka manze muhe ibiryo arye kubita isani y'ibiryo niba nabihare hafi aho banza n'ikivuguto n'irindazi hari uwo mperutse kubikora arahemuka mbwa twakoze abantu baragenda umuntu yabapfana hejuru y'igikombe cya 500 cy'amata n'irindazi rya 200 Naga abantu bose babishwe n'abademo nabo hari n'umuntu mo hano ushaka kumva ibintu bya mama Fabrice by'Imana murengeye yareba ari kumwe na papa Fabrice yavuze ko yankubise n'ibiki byose n'ukuntu yantaye kubera gusiprota bya bintu mu bwonko umuntu akaba aragagaye amarya kubera kumva ibyo bintu biremereye ntabwo bose mu ibintu kimwe sorry ariko
ikintu kimwe dukwiye kumenya uburyo dushobora gufashanya sibyo nko guhondagura umuntu bibiri bajyaga bamfata bakamondagura bibiri bagakubita ubwo nituraga muri korali cyangwa itura mu rusengero bakafata bakajyana mu cyumba cy'amasengesho bagakubita bibiri bagasenga aza kwirwana n'inzara rero bakazana gashyushye akamenamo n'akarindazi n'utwana twane tukaba tubyungukiyemo uwo munsi ugatambuka mbibamo ndiciro ry'imigani Imana ihamya kuko wambariye ubusa hano muri iyi rubonobono ni nako nta mugore w'iri torero uzigera yambara umwenda utari wambara modeli zose bazajya bazikureberaho Imana ibitangaza mu iterano ry'abagore babwira ngo uyu nguyu nzamurimbisha nk'uko ururabo rurimo aho azajya agera hose nzajya mba namurimbishije n'Uwiteka ntabwo nabyumvaga ibyo bintu bukeye noneho ishyiraho n'ibihamya irambwira ngo kandi ngo najya nkubwire ndi Uwiteka ngo umugabo washatse ntazabigiramo uruhare ngo nawe ntibizabigiramo uruhare ngo njye Uwiteka nzabyikorera muzi ukuntu Uwiteka abikora haleluya kugira abantu bankunda ngo bashinzwe kunyambika bashinzwe gutuma njya kuri YouTube isa neza haleluya amina bera ba mama Darlene bose bacuza mu mujyi bajya mu Bushinwa kubizana bose mama Fabrice ntabwo meruka kugukoraho umugisha ngo ino mu mujyi akanga ngo sikende iki gikanzu cy'ibihumbi 450 ati genda wiyambarire Yesu nkunda akakujyana akakugura ambaza ya 600 n'inkweto n'isakoshi ukagenda n'ibigofero byabyo Imana mwijira yaragambiriye icyo yagambiriye ko gikora izagikora yasaje umuntu kukanga ngo kubeke twese ni ku mitsi ya Yesu tubayeho mwiratane hiki ejo bundi sinari nzezengere ariko biranguye ko ngomba kuzana kubwira imirimo y'Imana itangaza kugira ngo nawe usigaye utarapfa ukomere mu izina rya Yesu haleluya kandi ibihe byahitanye basambanira igitenge cy'ibihumbi 10 umuntu agasambanira London agenda akagura London akayambara akaduheza kandi yasambaniye ariko hari n'imbaraga z'Imana ziduha ibishyitse mu izina rya Yesu Kristo habamo ibishyitse ihangana ibidashyitse ugana hari ibishyitse biri mu izina rya Yesu haleluya anajya ngo uzantumuririza abantu umusore nta kintu muzanyumvana n'ibihumuriza kuko nanjye narahumurije na Paulo yarabivuze aravuga ngo bahumurishe humure nahumurije haleluya nimurebe Yeremiya avuye mu rwo nimurebe Yeremiya nta mwene wabo wari uhari wo kumuvuganira ibikoma ngo bari mu byo byamushyizemo ariko nimurebe inkone y'umwanzi iri kumuvuganira ibwabo kugira ngo amati bagize nabi humure ubwo imisi yakugiriye nabi nubwo umwanzi yakugiriye nabi nubwo bene wanyu bakugiriye nabi abaturanyi bareke dore ngo uyu mutware wanjye muri abo bagore bose twari duturanye uyu mugore bahagaze imbere n'ingi ufite urugo rwiza harabonegezwa kugura udutenge harabonegezwa kubaha ibi